muraho bakunzi bacu turabakunda cyane Nyirwa Family TV show nkuko musanzwe mubizi twagize ibiganiro bigiye bitandukanye ama prank surprise ndetse n'ibindi byose mushaka mwifuza nukuri aha turi kumwe n'umutumirwa wacu yabibwira ubundi tugakomeza ikiganiro mukamenya icyari cyo. Hello, my name is Divine. Nifuje kuza kuri Nyirwa Family TV kubaganiriza nk'urubyiruko murakoze dukurikirane ibyo turuganire byose biraba ari by'ingenzi cyane murabizi nukuri nkuko bisanzwe tubagezaho ibintu byinshi kandi byiza ubwo tugiye kuganira ku n'ibiganiro by'ubuzima busanzwe ubwo aho muri bwumve mwatwunganira comment zirakenewe kandi mukande kwazobera subscribe comment and share turabakunda cyane. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ukuntu ababyeyi babangamira abana cyangwa abana babangamira ababyeyi babo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay, umutumirwa wacu turashaka kumubaza n'ubuhe buryo ubona ababyeyi babangamira abana cyangwa se abana babangamira ababyeyi, ni nk'ubuhe buryo wabuzimo ababyeyi batubangamiramo cyangwa tubangamira ababyeyi kugira ngo ibintu tugende tubikosora bigende neza. Ngaha muri iki gihugu hari ukuntu tuba twaravuye iriya tumeze twagera aha umubyeyi ugasanga yarababaye yarataye umutwe umwana wanjye yarahindutse umwana wanjye yarambangamiye asigaye ameze nk'abantu bahangaha asigaye yitwara nabi ibintu nk'ibyo urabona twahinduraho ikintu ibihe ibintu bituma ababyeyi bahagarika umutima ku bana babo nyine. Murakoze. Ikintu cya mbere nzi nyine ku bintu ababyeyi benshi babangamira abana babo ni ibintu byerekeranye n'urukundo. For example ugasanga nk'umwana w'umukobwa wenda yikondaniye n'umusore wavukiye n'umunyamerika ugasanga umubyeyi ntabikunze mu by'ukuri kandi wenda amufitiye urukundo rwa nyarwo amufiteho gahunda ariko umubyeyi we ntabyumve cyane yuko n'urukundo rudatoranya. Urukundo ntabwo rutoranya rujyaho rushaka kandi urukundo ntabwo urukundo ruba mu mabara wenda ngo urakunda ibara runaka iyo ruje ruba rwaje nta muntu n'umwe ushobora kuguhitiramo umuntu umutima wawe utashimye ngo bikunde ntabwo bishoboka. Ariko nk'uko bivuze bishobora kuba nk'umubyeyi yakubangamira wenda nka hano bitewe n'uwo muntu mugiye gukundana nawe imyifatire ye uko ameze ashobora kuba ari ikirara ari umunywi w'amatabi inzoga abona yandagaye nyine akabona atari byiza kuba yakundana n'umwana we. Yakoze ku byo avuze nibyo ariko rimwe na rimwe ikintu naje kubona ku babyeyi b'abanyafurika ikintu kimwe naje kubabonaho pe kandi like buri wese I think ko kizi ababyeyi b'abanyafurika like mindset yabo sinzi ukuntu imeze mbese like batekereza yuko umuhungu w'umunyamerika wenda abakora ibintu bibi babazi ko nta cyiza yakora. So ikintu nashaka kubabwira like nibahinduke kubera ko abantu bose ntabwo ari kimwe ni nk'uko wenda no mu bacu harimo ababi n'abeza. So rero like ababyeyi b'abanyafurika like ibintu byinshi batekereza ibintu bibi ku muntu wese wavukiye hano umuhungu w'umunyamerika like wenda nganywa itabi nganywa urumogi kandi mu by'ukuri wenda ari n'umwana mwiza nta n'ikintu na kimwe anywa ariko kubera ko yavukiye hano agatangira kubimutekerereza. So ntago kuvukira ahangaha bisobanuye kugira imico mibi kandi binasobanuye kugira imico myiza wenda ngo nuko avukiriya buri mwana arivukira ku giti cye. Abavukiye hano ntabwo ari kuvuga ko atari abakirisitu cyangwa badakora byiza ni umwana ku giti cye. Umwana ashatse kukunanira arakunanira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abana bose twese tuvuka turi bamwe ahubwo uko ugenda ukura abana ukuriramo ikigare ugenderamo sosiyete ukuriramo cyangwa se ababyeyi famiye nabyo birakwafekta kugira ngo ukure nabi uri kirara bitewe n'uburere baguha cyangwa se amashuri wigaho cyangwa se inshuti zawe mbi zikakuyobya naho ibyo ababyeyi rwose ntibakajye babyumva nabi ko abana umwana wavukiye hano wari we wese yaba afite imyitwarire mibi ntabwo ariko bimeze siko bimeze rwose
ntabwo ariko bimeze. Abana bose haba harimo mwiza, haba harimo umwana mubi mu by'imyitwarire nyine nk'uko tubivuga. Iyo myumvire ntabwo ari myiza rwose. Bajye bareka umutima urishakira y'Imana n'ubundi yakubakiye ari urwo rukundo ari umuntu muzabana. Iyo birimo Imana nta kibuza rwose, birakomera, urukundo rugakomera. Kandi n'uwo munyamerika uvuga agakundwa akagukunda, kubaha ababyeyi bawe, akubaha umuryango wawe, ndetse akaba ananasenga cyane ko banakunda gusenga. Cyo ngenda kizi ko bakunda gusenga. Ntaho biba bihuriye rero. So icyo nabwira ababyeyi nyine bacu, ababyeyi bacu ikintu nababwira cya mbere like ni ukujya baduhereza like uburenganzira umuntu akikundira mu bitike, sibyo? Yamara gukunda umuhungu we akazibonera nimba ari mwiza cyangwa ari mubi mu bintu by'imyitwarire, akamuhereza nyine amahirwe yo kugerageza, kubera ko bashobora ababyeyi bashobora kuvuga ati ngura ntabwo tumushaka muri famiye ibiki n'iki, kandi wenda ariwe muzabana uzakugirira n'akamaro mu buzima. Ntabwo uciye mu byo uvuga, birashoboka ko umubyeyi yamukubuza. Namwe bakunzi bacu mutubwire, birashoboka ko umubyeyi yamukubuza hari ingeso mbi ari kumubonaho cyangwa se amubona. Ntabwo ari ubona umuntu w'inzoga n'itabi nk'uko twabivuze ruguru nuko ngo abure kugira. Ntabwo ari ubona ari umwana mwiza cyane ko ababyeyi bacu ikibazo bagira benshi ntabwo baba bavuga n'icyo cyongereza. Ashobora kuba avuga icyongereza agavuga ati umwana ni ikirara, umwana ni ikirara, cyangwa se ku maso uko agaragara akavuga ni ikirara. Ushobora kuba yarasutswe dread cyane. Ababyeyi biwacu bumva ko gusukwa dread uba wayikirara biba byarangiye, kandi hariho n'abasukwa dread kandi bakiranutse rwose benshi cyane, benshi. Ntabwo imigaragarire ya muntu ku maso biba bisobanuye icyo ari cyo mo imbere, ntaho biba binahuriye rwose. Ntabwo biba bihuriye. Mujye mureka abana banyu, niba ari umwana ugejeje igihe uri hejuru ya 18 yemerewe gukunda, gakunda uwo ashaka utamuhitiyemo, kandi icyo umufasha kumugira inama uburyo ki yabyitwaramo. Ariko ibyo kumubuza gukunda nabyo ntabwo byavamo, kuko iyo bimubaje ahubwo niho biba bibi cyane kurushaho. Ibyo uvuga n'ibyo penda byumva, kandi cyane ababyeyi murabyumvishije, mukwiye kujya mwegera abakobwa banyu mukabagira inama, mukababwira uburyo bakwitwara ku bantu bakundana nabo, mutamanjiye mwabajajinga ngo uriya muntu kubera ko afite dread ngo ntabwo ari umuntu mwiza, kubera ko afite tatuwaje ngo ntabwo ari umuntu mwiza. No, ibyo ntabwo ari byiza. Mujye mukira mu baganirize, making sure yuko like nabo bafite nyine bafite ejo hazaza, kandi bafite babakunze hari icyo babonye, mubagira inama nyine uko babyitwara, uko babyitwara yakunze. Kubera ko urukundo ntabwo rutoranya, umutima ujya kuwushaka ukamukunda, kandi urukundo rugakomera cyane rwose. So ababyeyi nicyo twasaba kubabwira nyine, mujye mugerageza mureke ibintu by'imyumvire ya kinyafurika cyane, ntabwo ari byiza. Yego. Noneho hari ikindi nanone, abana b'abakobwa hari abantu baba bumva ko hano nukora gatoya niwigira nabi umubyeyi akakugira inama, urirukanka urajya guhamagara ubuyobozi, wigize nabi iti igihugu kiradushigikiye bimeze utya n'utya, ukigira nabi ukananira ababyeyi, ugatera ababyeyi agahinda, ukigira nabi mu buryo bushoboka. Ntabwo ari byiza na gatoya. Ntabwo ari byiza. Utarebeye ku mategeko, utarebeye ku cyari cyo cyose, ubaha umubyeyi wawe nawe azakubaha mu byo ukora byose. Niwe wemera inama ari kukugira, urumva ndabizi neza umubyeyi wamwumviye arakugira inama nziza, umurongo ugenderamo. Niba ari n'uwo mukundana abigemere, ariko abikugiremo inama uburyo kuzabyitwaramo neza, bitabajya bimuzanira ingaruka nawe urimo. Abana rero nabo bakwiye kuba bitwara neza ku babyeyi babo cyane. None ababyeyi mujye muganiriza abana banyu cyane. Umwana y'umwegeye ukamuganiriza bihagije, nkubwije ukuri. Akubaha inshuti, wagize umwana inshuti cyane, ntacyo atakubwira, icyo gukora cyose umva nta kintu kibi cyamubaho na kimwe kibaho utakizi, ntacyo. Ikintu cyose ahuye nacyo aza kubwira iyo wamugize inshuti. Naho uyu mwana akora gatoya ugatuma umutukira kure, ukamutombokera, itagira ubwoba, ibyo akora byose abikora yigishije inama, kandi akanabikora anihishe kugira ngo utaza no kubimubaza cyangwa nabimenye.
igihe uhazajya gukebuka ibintu byarabaye nabi kandi ukicuza ukavuga ati iyo menye umwana nkamuganiriza hamwegera ibintu biba byaragenze neza gucyaha umwana kumukanga ntabwo ari byiza kumutuka ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza rwose namwe ariko mukubaha ababyeyi mutitaye ngo iki gihugu kirarengera abana iki gihugu ngo kigira ute oya kwigira nabi ku babyeyi ntabwo ari sawa. Guys, twikubaha ababyeyi bacu tureze tuva muri Afurika tugeze hano, so tujye tubaha mu buryo bwose bushoboka, tubumvire kandi twumvire inama batubwira zaba inziza cyangwa mu byo dutekereza byose tubumve. Ku mwana uri hejuru ya 18 ndizera ko ari umwana ufite ubwenge, ni umwana ufite ubwenge pe cyane. Wakurira hari hose wakurira ndabizi ko ufite ubwenge, ni byiza rero nawe uzi kwihitiramo icyiza n'ikibi. Ni umwana ushobora guhubuka bitewe n'imyaka urimo cyangwa urukundo rurashuka. Iyo uri mu rukundo wirengagiza byose ukaza kubyicuza nyuma byarangiye. Ariko ni byiza ko ababyeyi bakuganiriza ukabumva ukamwegera ukavuga ati si iki yambwiye cyo nicyo iki nawe turanyemo ibyiza nyine. Ndabizi neza ko ababyeyi batwifuriza byinshi. Ngaho guys mwakoze cyane, mutumirwa wacu yatuganirije neza, twaganiye bihagije. Turabakunda cyane, abakoze subscribe Imana ibahe umugisha, n'abatayikoze mugende mukandeho subscribe, comment and share. Turabakunda, ikindi gihe hazaza hahiye. Guys, bye bye.